wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo kuri stade yaho n'ubundi yo murenge wa Bumbogo kuri wa 29 Mutarama 2025 niho hari hakomereje imikino y'umurenge Kagame Cup. Mu masaha y'isa 8 nibwo iyi mikino yatangirijwe kuri stade ya Bumbogo. Mu cyiciro cy'abagabo umurenge wa Kinyinya n'umurenge wa Bumbogo bahanganye biratinda dore ko buri wese yari afite inyota yo gutwara intsinzi y'uyu mukino, dore ko bari bafite n'abafana bari babashyigikiye cyane nk'umurenge wa Kinyinya wari wahagurukanye abafana bitwa Gakundi Muriro. Ku ikosa ryakorewe umukinnyi w'ikipe y'umurenge wa Bumbogo byarangiye arbitre yemeje ko havamo penalty ari nayo yavuyemo igitego cya mbere ku ruhande rw'ikipe y'umurenge wa Bumbogo yegukana intsinzi ku gice cya mbere. Igice cya mbere kimaje kurangira ikipe ya Bumbogo imaje gutsinda igitego kimwe umurenge wa Kinyinya. Turashaka kuganira n'abafana amarangamutima yabo uko bari kwiyumva ndetse nuko babonye ikipe yabo. Gwa ikaze, witwa nde? Nitwa Nshimiyimana Augustin, nkaba ndumufana w'umurenge wa Bumbogo. Tubihindura cyane ko minota yabanje twabonaga mutari gufana, kubera iki mutari mwagaragaje gufana bwa mbere? Twebwe twabaretse baraza bidagadura baza bafana bazi yuko ngo ari abanyamugi badusanga iwacu tugomba kubatsinda ibitego 2-0. Yego. Aka kanya ubona ari rihe banga muri gukoresha kugira ngo murushe ekipe ya Kinyinya aka kanya mukaba mumaje kwitsinda igitego kimwe, cyane ko abafana ba Kinyinya bari kuvuga ati ni penalty n'ubu ntago ari igitego bitsinde bakiguyeho. Ibanga nta rindi tubarusha imbere tukabarusha no hagati, ikindi kibuga ntibakimenyereye kandi twe turakimenyereye. Ubwo rero niyo mpamvu tubatsinda. Wowe nk'umufana cyangwa umuturage w'umurenge wa Kinyinya ubona iyi mikino y'umurenge Kagame Cup imari iki abaturarwanda muri rusange cyangwa se abaturage by'umwihariko hano umurenge wa Bumbogo? Ikintu tumariye nka buriya twahuye twishimye, abana bacu barakina tubazi neza atari kuri televiziyo mpuzamahanga wenda abakinnyi bahandi, rero bituma abaturage nkatwe dusabana tukongera tugahura tukaganira. Impano yanjye mbona nuko igice cya mbere cyaranzwe kipe zose zari zatinyanye ntago zagiye zikina nko zari zisanzwe zikina. Ninde witwa nde? Twiringiyimana Jacques. Ngaho geza nk'igitego twumve. Atanze Bumbogo irazamuka ikina passer inyuma ashyira hagati arayizamura 10 ya Maria Beza atanze imbere za Igice cya kabiri cyatangiye bose n'ubundi basatirana ubona ko bahanganiye intsinzi, byaje no kubyara ikosa rikomeye maze ikipe ya Bumbogo ihabwa ikarita itukura, ariko birangira umukino n'ubundi ariyo yegukanye intsinzi igitego kimwe cyavuye mu gice cya mbere ku ikosa ryari ryakozwe akemezwa ko ari penalty. Uyu mukino ukigera ku musozo kamera na mikoro za NTV Rwanda zegereye coach ku ruhande rw'umurenge wa Bumbogo ndetse na coach ku ruhande rw'umurenge wa Kinyinya bagira ibyo badutangariza. Coach wa Bumbogo kuba ubashe gutsinda mbere na mbere turabanza tukubaze wowe wateguye gute, nirihe banga wakoreshe kugira ngo ubashe gutahana intsinzi? Tubona ko yari igoranye cyane kare igitego cyavuye muri penalty. Ubundi ibintu byanjye bigendera ku mugabo bita Kenisi. Aravuga ngo nubwo byagusaba kubanga inzovu ukoresheje urwembe ariko ikiri muntu ukagikuramo, ibyo ngiye nibyo nakoresheje. Inzovu nayibazi. Ibindi rero by'amanota 3 yo amanota yose arabara. Nishimiye kuba nabonye amanota, nishimiye kuba umukino wagenze neza, nta mukinnyi wanjye uvunitse, naho ubundi iby'amayeri yo aracyahara ahubwo waza kubaza ikipe yatsinzwe uburyo yatsinzwemo. Mu murenge Kagame Cup n'inshuro ya kangahe mwari mwitabiriye?
ntabwo tujya tubura kwitabira umurenge Kagame Cup ariko twajyaga dusezererwa muri kimwe cya kane. Murizeza abaturage b'umurenge wa Bumbogo ndetse n'abafana banyu cyane ko nabonye ari na benshi ko noneho munyiteze kuzagera kuri finali mukaba mwatwara n'iki gikombe. Imana idufashije igikombe turagitwara koko nk'uko wabibonye dufite ikipe ikomeye, ikipe ikorera hamwe, dushyigikiwe n'abaturage bacu. Iyo abantu bakoreye hamwe rero byose birashoboka, Imana ikatugenda imbere. Niki wabwira batageze hano bahombye mu by'ukuri kugira n'ikindi gihe nihaba habaye ibirori nk'ibi cyane ko nahabonye abantu benshi yaba abanyeshuri, abasaza, bakecuru, abamama n'abakobwa bakiri bato, ubona ko ari ibintu bishobora kuba bitanga ibyishimo. Wowe noneho abandi batageze hano cyangwa bagifite iyo myumvire yo kubifeka, niki wababwira? Ikintu nababwira bamanza gufata izina iki gikombe cyitiriwe perezida w'igihugu cyacu His Excellency Paul Kagame. Ibyo byonyine bituma umuntu wese ukunda ibyo akora, ugendera ku byo akora, yizana n'umuhate ku kibuga. Ariko n'abataje nakubwiye ko twari tumaze iminsi dutsindirwa hano muri kimwe cya kane, niba umva aya makuru baramenya ko amateka yahindutse. Ndizeza ko bazaba bahari. Ikintu cyabuze, igitego cyose ni igitego, intsinzi yose irabara, cyaba igitego kimwe cyaba ibitego bibiri. Icyo umuntu aba yizeye ni uko iki gitego cyagiyemo kandi kikaguha intsinzi. Kandi urabona ko na defanze neza batanyanduriza izamu. Nubwo najya nsinda igice cy'igitego ariko kikaba intsinzi, ntacyo bintwaye njye. Ahera ku bw'umurenge icyo nabasaba ni ukudushyigikira, bakatugenda imbere, bakumva ibyo abakinnyi bakeneye, badushyigikiye bakaduha ibyo dukeneye, natwe intsinzi twayizana. Murakoze cyane. Ubona ari iki bakurushije kugira ngo babe babashe kugutsinda igitego kimwe? Nta bintu byinshi bandushije, habayeho guhagarara n'abiko abadefanseri banjye. Komunikasiyo yabaye mbi kubera ko ku munota wa nyuma twagize injari, twagize umuntu ararwara araremba ku buryo utafata risike yo kumushyira mu kibuga. Ikindi muri antrenema iheruka mu cyumweru cyashize twavunikisha umudefanseri wagenderwagaho aturika igufwa ry'akaboko. So biba ngombwa nyine ko habaye kugarura mediateri muri defense, bivuze ngo tuza kugira equipe groupe yose byari kuza kugenda neza, ariko kubera izo injury twagize nyine twakesheje byabaye ngombwa ko bigenda kuriye. Nugomeza gushyigikira ino mikino mbere na mbere kubera ko ni imikino ikinamo abantu badafite ibyiciro. Hari ukuntu umuntu ashobora kugira uburwayi cyangwa akajya muri equipe ntibigende neza, ariko akongera akaba yaza hano agakora challenge, akongera akagaragaza urwego, bikamufasha kuzamuka no kongera kwigaragaza. Ikindi harimo n'abana baba barangije segonderi baba bataragize amahirwe yo gukina umupira bitewe nuko bari focus ku mashuri. Bari barimo hano benshi ngira babonye umupira ya kipe ikina ni umupira uri academic, hagabye n'ibyo kujugunya. Bivuze rero byafasha hagize abatoza bazajya banabireba, babafasha, byafasha shampiyona y'igihugu dore ko zabaye eshatu, byafasha tukabona n'abakinnyi benshi muri equipe nationale. Ko hari uburyo ubona nyine ino mikino yitwa ngo umurenge Kagame Cup, hari abantu benshi cyane babategereze muri Ferwafa ubona basa nk'abatarimo kubyitamo cyane. Mbakangurira ko babishyiramo imbaraga kuko naho ngira ngo babonye ko harimo impano. Koca dusoza noneho gira icyo ukenera abafana abo murenge wa Kinyinya cyane ko bari bakoze urugendo rurerure base supportinga muri rusange. Urabizeza ikihe cyizere cyo ko ejo bundi no bashobora gutsinda kugira batazacika intege bakananirwa kongera kuza gushyigikira ikipe? Icyo mbizeza ni uko tugiye kureba aho amakosa yabaye, uretse ko nta n'amakosa yigeze aba mu rwego ruri tekinike, ni ibibazo biri injari. Iyo ugize injari z'abakinnyi bane ndongera mbigarukeho bagenderwaho muri 11 kongera kubaka bundi bushyashya na kondisiyo tubamo za buri munsi. Abakinnyi ntabwo babigize umwuga nabivuze, bamwe bafite akazi, hari igihe utegura antrenema ukabona abantu 8 nyine ukabona nyine guhuza umukino biragi. Icyo njye n'abaturage bakinya rero ni uko bakwihangana, nkababura nari babiri umwe bayigiza nkana. So hari igihe natwe umwaka utatwatsinda turagomeza dutegure. Murakoze. Coach ninde twaganiraga? Ni umutoza Hakorimana Thierry. Umukino urarangiye, murangiye mutsinzwe nk'abafana bari baje gufana ekipe ya Kinyinya. Ibyishimo wari waje cyangwa amarangamutima yawe wari wazanye nk'umufana cyangwa se nk'umuntu waruje gushyigikira ekipe ye, utashye umeze gute? Mu by'ukuri ntago nawe ku maso birakugaragariraho, ariko mu by'ukuri ntago twavuga ko twebwe dutsinzwe kuko n'ubundi mu bigaragara twibwe n'umusifuzi, kuko mu by'ukuri hari amakosa menshi bagiye birengagiza kandi ya Bumbogo. Bigaragare ko nyuma yuko dutangira match cyangwa se mbere yuko dutangira match hari ibyabashije kuba runaka bashaka kubagana n'umusifuzi,
kugira ngo bashe kutwiba, ariko mu by'ukuri ubutabera burakomeza gukorwa. Hari n'igihe nubwo babona ko badutsinze iki gitego kimwe, ejo n'ejo bundi ubutabera ukora ko turabizi neza ko igihugu cy'u Rwanda kigira amategeko kandi kigira ukuntu gikora. Rero ndizera ko ubutabera ubwo bugiye kubijyamo hari impinduka cyangwa se hari icyo bari bututangarize, kandi nabwo nidusanga nta cyo badutangariza turabyakira uko nguko. Tutari twarengaho mu by'ukuri wa presesa neza ukaduha urugero nk'ahantu babibye ku buryo uvuga ataha batwibye. Mu by'ukuri iriya penalty batanze bigaragara ko uriya musifuzi wari uri gusifura ino match yari kubera hano, bigaragara ko ashobora kuyaganira abantu ba Bumbogo, kuko dore ko ari nabo baragize gute banatwakiriye hano ku kibuga cyabo. Mu bigaragara rero irangiye penalty batanze ntabwo nyemera, kuko iriya penalty abakinnyi bahuye baragongana, bigaragara yuko ahubwo kwera ko uwa defense wa hariya ariwe wagwiriye uwacu, ariko biza kurangira ko ikibazo ari nde, ikibazo cy'uko ari umukinnyi wacu. Rero ngiye icyo navuga mu magambo makeya nuko ubutabera burakorwa, hanyuma kandi ntabwo twizera neza ko bari abakinnyi bakinishije hadarimo abafitemo lisansi, ariko nabyo ibyo ni ibintu biri buze gukurikiranwa. Uraganira n'umufana wa Kinyinya witwa Twizeyimana Pacifique, akaba ari uhagarariye abafana, ariko mu by'ukuri namwe turabashimira nk'itangazamakuru mwaje hano kugira ngo mujye mukomeza kutuba hafi, ibyiza byose bigaragarire abanyarwanda bose ndetse n'ubutabera bukore. Murakoze. Ufana ikipe yawe nawe urahamya neza ko babibye iriya penalty itayikwiriye. Murakoze cyane. Ikipe yacu y'umurenge wa Kinyinya mu by'ukuri nubwo twari turi mu ruhande rumwe rw'abafana, ariko turi bamwe mu baterankunga bayo. Bigaragara iki gitego cyagaragaye mu buryo bwa penalty, ntabwo ari igitego kigaragara ko cyatsinzwe, byagaragaraga kuko umusifuzi uburyo yagitangaga, uburyo yasifuye iriya penalty ntago yariyo mu bigaragara. Tukaba rero twizeye nk'uko bamwe bagiye babivuga, byagiye bigaragara ko twari turimo gufana kandi ku rwego ruhambaye. Mu bigaragara ntago cya gitego tucyemera. Tukaba twizera ko abashinzwe komite tekinike ishinzwe gukurikirana imikino y'umurenge Kagame Cup n'ibijyanye n'ibisabwa n'amategeko agenga iyi mikino y'umurenge Kagame Cup barabikurikirana, kandi twumva ko tuzabona igisubizo cya nyacyo umurenge wa Kinyinya ugakomeza mu marushanwa. Umurenge wa Kinyinya mu bigaragara dukina n'ikipe ya mbere ya Rutunga, twakinnye nayo kuri SYS, tumaze gukina nayo mu bigaragara twarayirushije mu buryo bukomeye, gutsinda ibitego 8 ku bitego 2 mu mujyi wa Kigali. Mu mirenge 35 yose igize umujyi wa Kigali niho murenge watsinze ibitego byinshi. Rero uyu munsi ikibuga cyatugoye, nicyo navugaho cyatugoye, ntabwo twakitorejeho. Ujya ubona ko n'ama ekipe aturuka ku mugabane w'Uburayi na za Afurika baje gukina ndetse n'ikipe zo mu Rwanda, yaba APR ndetse na Rayon Sport, ikipe zikura gukina n'ama ekipe mpuzamahanga. Ama ekipe aza mbere akaza kwitoreza ku kibuga. Iki kibuga rero ntabwo twakitorejeho, twakibonye uyu munsi. Icyatugoye rero ni ikibuga, nta kindi. Twa Claude nkaba nk'uko iyi mikino ivuga ari iy'umurenge Kagame Cup, njyewe nkaba ndi umunyamabanga wa RPF Inkotanyi mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ubwo urabyumva Kamemu ni mu mujyi wa Kigali. Rero iyo iyi mikino yabaye turayishyigikira cyane ko ari nyakubahwa chairman ubu yishyigikiye kugira ngo ibashe guteza imbere impano z'abajene mu gihugu muri rusange. Murakoze cyane. Maje kumenya ko ari wowe mufana mukuru waje uhagarariye abadamu abakobwa mu murenge wa Kinyinya. Nk'umusportifu wenda nababazwa nuko ikimbabaje nuko wenda umurenge wacu wa Kinyinya dutashye nta nsinzi dufite, ariko nk'umusportifu mu kibuga nizera rezilite 3: hari ugutsinda, kunganya ndetse no gutsindwa. Muri izo 3 rero habonetsemo imwe niyo nahanye, bitavuze ngo kuba natsinzwe nuko nakinye nabi. Ntabwo igitego cyabonetse ari igitego cyabonetse kubwuko umukinnyi wese yagishakishije, ahubwo habonetse ko wenda Bumbogo yabashije kutubonaho ikosa, haba Orje
penalty haboneka igira chance zo kubona penalty akenshi ari penalty 80% aba ari uko igomba kwinjira. Ni muri urwo rwego rero simbabaye cyane kuko nago narushijwe ku rwego rw'uko ngomba gutahana umubabaro. Aho rero ni nayo mpamvu ngiye wenda ku giti cyanjye mvuga ko abashinzwe tekinike muri umurenge Kagame Cup bo bazakora analysis kuri icyo kintu bakareba bagakora ubusesenguzi kuri buri mukinnyi, noneho barangiza bo bakaduha result ijyanye n'ibyo babonye n'amakosa yaba yakozwe mu kibuga. Naho ngewe aka kanya ngiye kuvuga navuga kubw'amarangamutima yanjye nk'umufana. Icyo nakubwira nago nge nakundisha umuntu icyo adakunda. Abo batabashije kuhagera bumva ko biba bibishye, nago muri bo basanganywe sport, nago basanganywe urukundo rw'ubusportifu. Umusportifu wanyawe nubwo yaba ari karera abana barimo bakina muri quartier iramuryohera kukabaza agaciro ka sport. Ahubwo butaha icyo nabifuriza nabo bazaze barebe kuko ibi ni ibikorwa Perezida wacu wa Republika aba yateye inkunga kugira ngo natwe twisangemo mu byishimo nk'abanyarwanda. Nago bibivuga ngo ni umukecuru n'urubyiruko rugenewe, ahubwo ibi ni ibyishimo bya buri munyarwanda. Ngewe nitwa Guimana Dansi. Go executive umurenge wa Kinyinya nibyo wenda uyu munsi uratsinzwe ariko nakiriye amakuru kesho bundi mwatsinze ibitego 8. Hano cyangwa se bakomeza gufana ikipe ya Kinyinya murabaye ikiye cyizere cyuko mu mikino iraza gukomeza baraza gutsinda. Icyizere nuko tugiye kwitegura bihagije umwaka utaha tukazakora byiza birenze twakoze uyu munsi. Ariko iyo abantu bari mu kibuga ari babiri bakina umupira w'amaguru haba hagomba kuboneka umwe nibura utsinda. Bumbogo rero yaturushije yadutsinze, turayishimira n'abakinnyi bacu bakizinye neza ndetse na disifure yari myiza. Mu by'ukuri nta kibazo kidasanzwe cyabaye. Turashimira abaturage bitabiriye bari benshi nabo bafite morale bashyigikira amakipe mu mpande zombi, kandi nicyo cyari kigamijwe muri iyi mikino no gushimisha abaturage no kubibutsa indangagaciro z'imikino y'umupira w'amaguru, kubahana, kugira ishyaka, kugira discipline mu mikino. Ubundi nicyo cyari kigambiriwe. Ubutumwa none wagendera abaturage batabashe kugera hano cyane ko hari benshi bakibinga cyangwa se bavuga ngo umurenge Kagame Cup ngo ntabwo ari imikino bakwiye kwitabira ngo bawumva ari ibintu bitari seri. Wabonye ishyaka ryari rihari, ari Bumbogo imaze kudutsinda n'ikipe yacu yitwaye neza. Amarushanwa baracyakomeza, turashaka ikipe izahagararira akarere, umurenge uzahagararira akarere. Abaturage ba Bumbogo rero bakomeze bashyigikira ikipe yabo, ndetse natwe kugeza igihe tuzagira ikipe umurenge uzaba uhagarariye akarere, cyane ko no gusoza bizabera iwacu. Bazaze bashyigikire iyi mikino. Ni imikino ishimishije, ni imikino iri kugaragaza impano abatarabashije gukina mu yandi mashampiyona cyangwa mu bindi byiciro ariko bakaza gukina muri irushanwa rya Kagame Cup. Ni irushanwa ryiza rero, kandi ubona ko ririmo ishyaka no gushimisha abaturage ko nicyo bundi kiba kigamije. Ndi Mr Muhanzi NTV Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mu mikino y'umurenge Kagame Cup i Kigali.